mbibutse ko neza kandi iyi radio yacu ifite ikiganiro igiye kugibashiriraho cyangwa se igiye kugibanyurizaho cyitwa umudiaspora, aho tuzajya tuhamagara abadiaspora bakaza hano muri studio zacu. Ubwo ndavuga abadiaspora baherereye hano i Lusaka muri Zambia, dore ko hariho radio yacu muri aka kanya iri gukorera, cyangwa se abadiaspora muri kure. Nimero zacu zirahangaha ku kiganiro, mukaba mwaduhamagara ubundi mukaduha ikiganiro, cyangwa se mukatwandikira twe tukabahamagara ubundi mukatubwira ngo aho muri mumeze mute, mubayeho mute. Mu diaspora ibyo waba ukora byose wigira ipfunwe, akazi kose waba ukora, niyo waba ubutema ibiti nka dumba cyangwa se ushinzwe kurera abasaza n'abakecuru nka gasuku. Yes, mwari kumwe nanjye Wicross, ambasaderi w'abadiaspora muri iki kiganiro. Aho waba uri hose, mu byo waba uri gukora byose, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe kuronka ibihanwe n'ibyo wagiye gushaka. Abadiaspora mwese, Imana ibagenda imbere, muzatahe mu rw'iwanyu hari icyo mucyuye. Ndabakunda cyane.